urwego rumwe rurakurenganya, ariko iyo uzi urundi uri bwitabaze hejuru yarwo narwo urarwitabaza. ni nacyo gituma twebwe hano twemera ko muri transparency nicyo nshaka kuvuga, twemera ko nawe utanga ruswa mu by'ukuri uri korompe. mu mateka y'u Rwanda rwo muri iki gihe izina Ingabire Marie Immaculée risigaye rihuzwa n'imbaraga z'umugore w'intwari wiyemeje guharanira igihugu gituwe n'abaturage bizerwa, kigendera ku mategeko kandi kirangwa n'ubutabera. Numwe mu bantu bake batigeze bahisha ijwi ryabo imbere y'ubukana bwa ruswa n'akarengane n'inyerezwa ry'umutungo wa rubanda. Uyu mugore w'umunyarwandakazi wari umuhanga mu by'amategeko, akaba kandi n'umunyamakuru w'igihe kinini, yabaye ikimenyetso cy'imbaraga z'umugore ushobora guhangana n'ibibazo bikomeye cyane by'imbere mu gihugu atitaye ku gitutu cyangwa ku nyungu ze bwite. Niba ari abantu bose ntabwo mbisa ko abanyarwanda nibo nzi cyane, kuko nanjye ndiwe kandi nibo tubana, bafite iyindi ngeso kandi nayo mu by'ukuri burya ni corruption, ni moral corruption mbi cyane yitwa kubeshya. Na nyakubahwa Perezida Kagame yamwumvishe kenshi kandi yumva ubutwari bwe n'ukuntu yaharaniye kurandura icyitwa ruswa mu gihugu. Naje numva radio, one of the FM radios hano bavuga ukuntu hariho ikiganiro cya corruption, banza numviseho na wa mudamu nawe uri mu bintu bya kurwanya corruption Immaculée, ntabwo mumuhamagara hano ariko ntimumutumira ngo azababwire uko mumeze, ntawe uri hano ntubuzwe n'iki kumutumira? Ntabwo yaza buriya umuntu amutumiye Transparency International gusa ntabwo yaza. Hari n'uwamubajije se ngo ariko mu independence yawe y'ibyo ukora byakubuza kuza, mwana muhamagara akaza akababwira uko mumeze cyangwa nicyo mubyangira kwaza. We nicyo mugiye kumuhindura ngo ari kuriya ngo mu bintu bya independence ngo ntiyaza, naho behind it hari ibindi byihishe ntimushaka kwaza ngo ababwire uko mwifashe. Nahoze mwumva kuri radio n'abandi bantu benshi bavuga Ingabire Marie Immaculée. Uyu yavukiye kandi akurira mu muryango wamutoje gukunda ukuri no kwitangira abandi. Nyuma yo kurangiza amashuri ye yinjiye mu itangazamakuru, aho yamenyekanye nk'umunyamakuru w'intwari udacisha ibintu ku ruhande, ahubwo ukunda kurengera inyungu rusange. Ubumenyi bwe mu by'amategeko nibwo bwamuhaye ubushobozi bwo kumva imiterere y'akarengane ndetse n'uburyo ruswa isenya ubuzima bw'igihugu buhoro buhoro. Mu buryo bwihariye, Ingabire Marie Immaculée yabaye umwe mu bantu bake batinyutse kuvuga ukuri ku mitangire y'akazi, ikoreshwa nabi ry'umutungo ndetse yewe n'imyitwarire y'abayobozi bakuru mu gihugu, mu gihe abandi benshi bari bahisemo guceceka. Bajya bavuga ati kambabaza kuko genzi ko atari cyo, ariko babyishyizemo ngo ntawuburana n'umunyamafaranga. We kuburana n'itegeko amafaranga aje mwate. Ubuzima bwe bwose bwabaye urugendo rwo guharanira ubunyangamugayo. Yagize uruhare rukomeye cyane mu buyobozi bwa Transparency International Rwanda twamumenyeyemo benshi, aho yamenyekanye nk'umuyobozi udasanzwe mu guhangana n'akarengane n'amanyanga. Muri iyo mirimo yose rero yaharaniraga ko buri munyarwanda amenya uburenganzira bwe, ko abakorera leta batagomba kuyigira nk'akarima kabo, ndetse ko umuturage asabwa kugira uruhare mu kurwanya ruswa n'ikene wabo. Ubutumwa bwe bwagendaga hanini bushingiye ku kuvuga ko ruswa atari ikibazo cya leta yonyine, ahubwo ari n'icyorezo gikwiye kurwanywa n'umuturage wese ahava akagira. Mu gihe abandi benshi bifashe bagaceceka imbere y'ukuri, Ingabire Marie Immaculée yagiye agaragara mu bitangazamakuru bitandukanye avuga adatinya, asaba ko ubutabera bukorwa mu mucyo, ndetse anasaba ko abayobozi bose babazwa ibyo bakora. Yigeze kuvuga amagambo akomeye cyane, aho yagize ati ntitugomba gutinya kuvuga ukuri, kuko kutavuga ukuri ari byo bituma akarengane gakomeza kuba umuco. Ayo magambo yabaye nk'indangamuntu ye, atuma benshi bamufata nk'umugore ufite umutima wo kurwanya ruswa n'akarengane. Iyi ntwari yatabarutse ku myaka 63 yonyine. Ingabire Marie Immaculée yari amaze igihe arwaye. Transparency International Rwanda ikavuga ko yapfuye mu gitondo cyo ku itariki 9 ukwezi k'Ukwakira 2025, neza umunsi El Comandante Ernesto Rafael Guevara Che Guevara, imirimbanyi y'impinduramatwara yapfiriyeho. Uyu Ingabire Marie Immaculée ni muntu ki? Ikindi asiziye nkuru musozi. Ukurikiye Isango Star, Jackson Semahoro niko nitwa. Nta muntu, nta cyaha, nta rubanza na rumwe ruragarukira ku rukiko rw'ibanze. Ntarwo.
kugira ngo baguhe ubwinyagamburiro. Mu mwaka w'1961 nibwo Ingabire Marie Immaculée yabonye izuba. Icyo gihe umuryango we wari utuye mu gihugu cy'u Burundi, ari naho bari barahungiye. Kuvukira ishyanga yewe no gukurira mu buzima bwa gihunzi byatumye adahabwa uburenganzira yari akwiriye. Byamuremyemo ishyaka ryo kumva yanze akarengane kuko yakuze akabamo ndetse yewe anagakorerwa. Ati gukura witwa impunzi biragatsindwa kuko bituma ubaho ubuzima utishimiye kandi uzi ko naho uri atari igihugu cyawe. Igihe cyose twamaze mu buhunzi nababajwe nuko ntigeze mpabwa amahirwe nk'abandi bana ngo nige ibyo nshaka, ahubwo bakampitiramo kuko nitwaga impunzi. Mu biganiro bitandukanye yatanze yakunze gusubiramo ko yavukiye mu gihugu cy'u Burundi, aho umuryango we wari warahungiye abari naho akurira. Atahuka mu 1994. Ageze mu Rwanda, uyu yahise yinjira mu itangazamakuru mu kigo cya leta cyahoze cyitwa Remforo, ubu ni RBA. Akora nk'umunyamakuru, yakoze kandi no mu binyamakuru bitandukanye byandika harimo n'Imvaho Nshya. Ingabire Marie Immaculée uyu yize amashuri abanza yewe n'ayisumbuye mu gihugu cy'u Burundi, akomereza muri kaminuza ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari naho yavuye mu mwaka wa 2001 ataha mu Rwanda. Uyu yakuze yiyumvamo kwiga ibijyana n'amategeko, gusa ntibyamukundiye kubera ubuhunzi. Yize indimi mu mashuri yisumbuye, ibyamuviriyemo kwiga itangazamakuru muri kaminuza ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa, atari ryo yifuzaga. Gusa mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza Masters Degree yize muri Afurika y'Epfo muri University of Pretoria mu ishami rya Political Science. Yize kandi n'amategeko Diploma in Law and Human Rights muri Institut de Droit de l'Homme de Strasbourg mu Bufaransa. Uyu rero iyo agaruka ku karengane yahuriye nako mu buhunzi, yigeze kumvikana avuga ati ibyo byari akarengane gakomeye kuko nta ruhare na ruto umwana aba yaragize ngo ab'impunzi. Ibyo byandemyemo umutima wo kwanga urunuka akarengane, ari nako numva nahirimbanira mu guharanira ko uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa. Ingabire Marie Immaculée uyu ni umubyeyi w'abana 5, harimo abe bwite yabyaye, hari nabo yafashe yemera kubarira nk'umubyeyi. Asaba abakibyiruka gukoresha neza amahirwe bafite, bitaba ibyo Imana ikazabibaryoza. Ingabire Marie Immaculée nk'umuyobozi mukuru wa Transparency International Rwanda, umuryango urwanya ruswa n'akarengane, yavuze ku buryo yagiye akora mu bigo bitandukanye, ari byo byatumye yunguka ubumenyi, anagirirwa icyizere, ari nacyo cyatumye ahabwa kuyobora uyu muryango. Uretse rero gukorera Remforo igihe kirekire, yaje gukora no mu bindi bitangazamakuru bitandukanye byandika. Yabaye umwe mu bakuriye ihuriro ry'abanyamakuru mu Rwanda, Association Rwandaise des Journalistes ARG, aba no mu muryango w'abanyamakuru b'abagore mu Rwanda. Yakoze muri Profame Twese Hamwe, akora muri Ibuka n'indi miryango y'abagore itegamiye kuri leta. Aho hose yagiye anyura ahamya ko yagiye havana impambi ikomeye, harimo guharanira ukuri ndetse no kumenya uburyo umugore yatezwa imbere nta karengane cyangwa ruswa. Mu buryo butari mumenyerewe rero, uyu Ingabire Marie Immaculée ari mu bantu batangiye kuvuga byeruye ku bibazo by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu binyamakuru, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga no mu biganiro kuri YouTube. Ibyatinyuye bamwe mu bakorerwa iri hohoterwa. Nta na rimwe rero Ingabire Immaculée yigeze yoroherwa n'uru rugendo rwe guhangana n'abafite inyungu zitandukanye muri ruswa, abifashisha ububasha cyangwa se amafaranga. Si ibintu byamworohiye, hari naho rero yagiye yibasirwa mu buryo butandukanye. Hari abigeze kumushinja kwihisha inyuma ya politike, abandi bakamwita umushotoranyi, ariko kandi ntibyigeze bimuca intege. Yabaye nk'intwari ihagaze mu nzira y'ukuri, avuga ati umutima utinya kuvuga ukuri ntukwiye kuyobora abandi. Mu bikorwa bye rero Ingabire Marie Immaculée yakunze gushyira imbere uburezi mu ndangagaciro. Uyu yizeraga ko kurwanya ruswa bisaba kurera urubyiruko rufite imico myiza, rukanamenya ko icyubahiro cy'ubuyobozi kitagomba kuva ku bubasha, ahubwo kigomba kuva ku kugaragaza indangagaciro z'ubunyangamugayo. Yagize uruhare rukomeye cyane mu biganiro byinshi byubaka mu mashuri, mu bigo bya leta no mu bitangazamakuru bitandukanye, aho n'ubundi yahoraga ashimangira ko igihugu kitazigera kigera ku majyambere arambye hatabayeho kurandura ruswa mu mitima y'abantu. Uyu mugore kandi yanagaragaje isura y'umuntu udashingiye ku nyungu za politike, ahubwo uharanira inyungu rusange. Nubwo yagiye agaragara mu biganiro bikomeye, aho yaganiraga n'abayobozi bakuru b'igihugu, yagaragazaga ko intego ye atari uguhangara leta, ahubwo ari ugufasha igihugu kugera ku miterere y'ubuyobozi buboneye bushingiye ku kuri. Mu Rwanda rw'iki gihe Ingabire Marie Immaculée afatwa nk'intangarugero mu kurwanya ruswa, nubwo atari afite ububasha bwa politike, nta nubwo yari afite ububasha bundi bukomeye nk'amafaranga, ahubwo yari afite
afite ijwi ry'umugore utarya iminwa, ijwi rye rinini ryumvikanye mu majwi y'abaturage benshi bifuzaga igihugu kitagira akarengane, abayobozi bizerwa ndetse we n'ubutabera bubereye bose. Mu by'ukuri amateka ye ni isomo rikomeye cyane ku rubyiruko rw'u Rwanda ko umuntu umwe ashobora kugira uruhare rukomeye cyane mu guhindura imitekerereze y'igihugu atitaye ku bwoba cyangwa se ku nyungu ze bwite. Wenda nawe ntabwo uri clean, uzi ko utari umwere cyangwa se uri injiji, ubwo bwo burabuterwa n'injiji. Nguwo Ingabire Marie Immaculée nka Isango Star, tumwifurije kuruhukira mu mahoro.